Mwiriwe neza abakunzi ba Rugwiro Prozone, ndabifuriza kugira ibihe byiza ariko kandi nihanganisha umuntu wese waburiye amafaranga ye muri Quantum Wallet mu stakinga cyangwa guholdinga ATOcoin. Nifatanije namwe nubwo njyewe ntigeze nyistakinga ku mpamvu zigiye zitandukanye, ari nazo nje kuvugira hano kugira ngo ubisobanukirwe n'ikindi gihe nujye ubona umushinga nkuriya uhite umenya uko bimeze. Ubundi mukuri kuzuye iyo umuntu ashaka kukungukira akwereka uburyo ki ari bukoresha amafaranga yawe, uburyo inyungu azayibona n'uburyo muzayigabana. Muri Quantum hari harimo ko ustakinga bakabara iminsi ibara countdown cyangwa se igihe nyine cyawe kibara countdown, hanyuma cya gihe kigashira bakaguhereza inyungu. Mu buryo bwa trading yeruye ntago bishoboka kubera ko muri trade habamo kunguka no guhomba. Mbitangiriye aho ngaho kuri trade kugira ngo mubisobanukirwe, kubera ko mu by'ukuri ari ukuri kuzima kw'ibyo bari bavugaga ko bakora, bakabaye bafata amafaranga yanyu bakayatradinga. Bisobanuye ko hanajyamo abantu batazi kwikorera trade, bamara kuyatradinga mukungukira hamwe, hanyuma mukagabana ama percentage. Ayo mu percentage yanyu mukaba ariyo mufata. Ho rero muri Quantum siko byari bimeze, kubera ko Quantum yasohoye ATOcoin yatangiye iri ku madolari 0.3 mu gihe gito cyane irazamuka igera ku madolari 2, ikomeza kugera kure hafi ku madolari 5. Abantu benshi bumvise ko ari amahirwe bashoramo amafaranga yabo, kubera ko no kutayitunga mu minsi ishize wiciraga urubanza uvuga uti abandi bari kunguka nge nicaye. Niba byarakubayeho nyandikira muri comment. Ariko nyuma ibintu byaje guhindura isura, igiciro cyahanutse cyane kiva ku madolari 5 nyine aho ngaho nakubwiraga igeze gukora, hanyuma gisubira ku madolari 3. Kubikuza withdraw byahagaze. Abayoboye project bavuga ko izongera ikazamuka ariko nta gihamya gihari. Reka byose tubirebere hamwe muri iyi video, nkubwira ubwoko bwo kubeshywa cyangwa scams baba bifashishije mu kugira ngo babeshye abantu, hanyuma nubisobanukirwa ntabwo uzongera guhura n'ikinyoma nk'iki ngiki. Mu minsi ishize hari umuntu wanyandikiye kuri WhatsApp amaka video kabo ambwira ko bari gushaka gusinyanya amasezerano n'ize exchanges zikomeye nka Mexic cyangwa Mexes, OKX cyangwa se ndetse na Binance. Nibyo byarabaye, iba listed muri web yayo ya Binance na OKX muri web 3. Ibyo bitwaje ko ari byo byatumye izamuka, ariko siko bimeze. Dore rero ukuntu byagenze. Habaho ubwoko bugeze kuri 5, ariko hano kuri Quantum nicaye nsanga bakoresheje ubutarenze 3. Dore ukuntu byagenze rero. Hari ukuba bakoresha icyo twita pump and dump. Abantu bubaka projet yabo cyangwa bakubaka coin bakayizamurira agaciro ku bushake kugira ngo bise na hari amahirwe ari kugucika. Birumvikana neza ko niba winjiyemo uyu munsi iri kuri 0.3 ugacya uri ku madolari 2, nayo wari ufite uhita uyashyiramo kugira ngo wunguke. Siko bimeze. Iyo igeze hejuru hahandi nyine mwese muba mwamaze kuyizera mugashyiramo amafaranga, ubwo turacyasobanura pump and dump. Bahita bakuramo amafaranga yabo hanyuma ikamanuka, igiciro kirahananuka, hasigaye bari barishoyemo bagasigara mu gihombo. Kuri ATO rero yavuye kuri 0.3 ikagera kuri 5 vuba cyane, nta minsi iciyemo ikongera ikisubirira kuri 3. Ni igisobanuro cy'uko nta mafaranga na make y'abanyiri umushinga bigeze bashoramo, ahubwo bo babikoraga ku bushake kugira ngo mugume mushore. Uhise bibaza utese ayo nabikuzaga yavagahe? Igihe bayizamuraga bayivana kuri 0.3 bakayigira amadolari 2, hari abantu bashyashya watumiye wabwiye ngo baze bakore uwo mushinga ni mwiza. Twa dufaranga batanze nitwo bafashemo dukeya baraguhereza, baba babidesigninze neza ku buryo bireza guhura nuko batari buhombe. Iminsi yawe ya staking niyo mpamvu bashyiraho ko ugomba kubikuza ari uko staking yarangiye. Hazamo ikindi gice cya existing scam cyangwa se rug pull. Abayobozi bashishikariza abantu gushora amafaranga agera nyine ku bantu benshi, hanyuma
bakagenda bakora n'amapublicité agiye ibintu mu bintu bigiye bitandukanye. Nigeze kubakoreraho video bavuga ko baje mu Rwanda ariko tubura source yaho hantu mu Rwanda bari tubura n'umuntu n'umwe mu bantu baba mu isi ya crypto uvuga uti twari kumwe. Hariya rero iyo niyo Rakpool bagenda berekana ko imishinga yabo iri kwaguka cyane, hanyuma mukayizera, mwarangiza kuyizera mugashoramo amafaranga. Hazamo ikindi kintu gikomeye cyane ahangaha buri muntu wese atege amatwi: Ponzi cyangwa pyramid scheme. Inyungu yishyurwa hifashishijwe abinjira bashya. Si isoko ry'ukuri rishobora kubikora gutyo, sinzi nimba unyumvishe. Mu mushinga bazakubwira ngo tumira mugenzi wawe, numara gutumira mugenzi wawe turaza kuguhaho bonus. Wowe ubwawe wamaze kubikora nk'akazi kubera ko hari amafaranga ushaka ko baza kuguhereza. Gutumira simvuze ko ari bibi, ariko nanone nutumira mugenzi wawe hari amafaranga uri buze kubona. Ibyo bigusunikira guhamagara mugenzi wawe kugira ngo ashoremo amafaranga muri wa mushinga. Murumva ko noneho amafaranga amaze kuba urujya n'uruza. Hari twebwe twatangiranye n'umushinga, hari abajemo ku nshuro ya kabiri, babandi nabo bafite inshuti zabo nazo bazibwire, kandi nanone umushinga uticaye ukomeje kuzamuka kugera ku $5 kuri atu. Rero barimo kubwira abantu ngo izongera izamuke, nyamara nta gihamya gihari, nta proof, keretse umuntu yifite yaza kumbwira muri comment. Ku ikubitiro yari yamaze kulistinga nyine muri Web3 ya Binance ndetse na OKX, ariko ubu tuvugana OKX itandukanije n'iyi atu. Bisobanura neza ko nta mikoranire, nta masezerano bafitanye. Rero ku muntu wese waburiyemo amafaranga navuga ngo Paul, ariko nanone ujye wita kuri ibi bintu mbanje kukubwira. Hari ibintu ushobora kugenderaho ugiye gukora staking. Ubanza kureba ko iyo coin iri listed, imaze igihe iri listed kuri exchange ikomeye, kubera ko nabo babyitaho. Impamvu bagiye muri Web3 ntibajye kuri exchange nyirizina, murabizi ko muri nyine habamo exchange na wallet. Impamvu batagiye kuri exchange nyirizina bashobora kuba babasaba kuba hostinga, babasaba amafaranga menshi, ariko nanone ntago basuzuma byose nk'ibyo kuri exchange basuzuma. Quantum ku muntu wibazaga ati se tugumye dutegereze, reka dukoresha imibare, nawe uraza gukuramo igisubizo cyawe. Uraza kwandika muri comment uti byahuriyemo cyangwa se haracyari icyizere, kuko abayobozi bayo ari bo babibabwiye, ntago nababwira ngo mwibyizera. Ariko nanone reka dukoresha ubwenge tubanze twumve. Yatangiriye kuri 0.3, irazamuka igera kuri 1, irazamuka igera kuri 2, irazamuka igera kuri 3, 4, hafi ku 5. Ubu mu kumanuka ntago yigeze ica muri izo step yaciyemo iri kuzamuka. Bisobanuye ko aho yari iri utarayikoramo invest, n'ubu ngubu niho yibereye. Bisobanura ko ntago yigeze izamuka na rimwe, ahubwo system bot zabo zabyubakaga mukabona ko iri kuzamuka, mu by'ukuri yibereye ahantu hamwe. Ubu ngubu gukora redeem ntibikunda, kubikuza gukora redeem birakunda, kureka gustakinga birakunda, ariko kubikuza ntibikunda. Gukora staking biracyari gukunda, gutumira biracyari gukunda. Ikintu giteye ubwoba cyane nacyo igomba kwitaho nuko muri wallet ya Quantum wallet hakirimo ko iri ku $6. Ntago barabyafisha ngo bavuge bati uyu mushinga wamanutse, kandi izindi coin hariho ibiciro byazo byanyabyo nk'uko uri kubyibonera kuri screen yawe. Iyo ni screenshot mfashe mu gihe narindi gukora iyi video. Bisobanuye iki? Ntabwo kuba Quantum yamanuka ikamera gutya babaye ari system barimo kubikuza byakwanga, ariko ubu nonaha uriya mwanya w'abameshante wo kugura no kugurisha urafunze. Kubikuza ntibikunda, abantu ku ma platform babasangagaho naho urabona ko abantu bari kubirekarama ni benshi. Ikindi kintu giteye ubwoba surakizi nuko uyu mushinga n'uw'umunyamerika, ariko ntabwo ukorwa n'abanyamerika benshi. Bisobanuye neza ko ibi bihugu biba bikiri kurwana n'inzira y'iterambere, baba babizi neza ko ibintu bya cryptocurrency turabaswa muri byo, hanyuma bakavuga bati hara twakihishamo tukaba twatwara amafaranga. Nakoze video mbereka uburyo ki bari gutanga amafaranga ya bonus. Ndababwira nti ku muntu ushaka aya mafaranga mu ya claiming turebe koko
bazayatanga. Bijya bibaho ikaristinga ku giciro gitoya kandi mu by'ukuri batweretse amadolari menshi, ariko Quantum yo yaje muri iyo shusho itwereka ko igiye gutanga amafaranga ndetse baranayatanga, ariko bahita bashyiramo akantu kuko utastekinze atu satu zizata agaciro, kandi ntago ari coin ebyiri, ntago ari coin imwe, ni coin ebyiri zigiye zitandukanye. Video hitiriwe itinda, reka nkubwire ngo ushingiye kuri ibyo byose nawe uri umuntu mukuru, nta muntu ukora iyi nzira ya cryptocurrency uri munsi y'imyaka 18. Kuri we waburiyemo amafaranga pole, mwanyandikiye muri benshi kuri WhatsApp ko hari ababuriyemo za miliyoni zirenze 2, hari uwambwiye 2, hari uwambwiye 3, hari uwambwiye 1.5, wenda wowe ni 20 cyangwa 50, ubwo ndavuga ibihumbi. Mwese sorry, si ubwa mbere si n'ubwa nyuma, biracyaza. Icyo usabwa wowe ni ugushishoza. Reka nkubwire ngo kanda subscribe kugira ngo tuzabane mu bindi biganiro. Ariko nanone reka mbanze ntange intro ku bantu mwese munkurikira. Crypto si isoko ry'iterambere, ariko nanone ni isoko ry'iterambere ku muntu wagizemo ubushishozi. Umwe rishobora kumuhombya, undi rikamwungura bitewe nuko washatse kurikoresha. Ririmo abantu benshi bashaka guteka imitwe, ririmo abantu benshi bashaka kurya utwawe. Nakubwira ngo mukomeze kwiga kandi mwitondere ibijya gusa nibyo Quantum yakoze. Iyi video muyisangize n'abandi kugira ngo abantu benshi bamenye uko uyu mushinga wubatse scam yabo ikarangira ucucuye bamwe, hanyuma uze kuduha like kuri iyi video, ubundi twibanire mu bindi biganiro. Reka nkubwire ngo abenshi nyine muri mu bihe bitoroshye byo kubura amafaranga, ko biracyakunda kushobora kuba wakora n'ibindi. Ubwo abakora AIX namwe mushobora guhita mwibaza ngo kubera ikiri kumanuka. Ifite neza imikorere nk'iya Quantum, niyo mpamvu ugomba kumenya uko byitwaramo mu gihe cyose uri gukora ibi bintu bya staking cyangwa se uri gukorera online. Amafaranga yose yemera kuza kuri wallet yawe n'igice kimwe n'ukajya ukirazaho, kubera ko nabasobanuriye ko nta leta y'igihugu ibikontorora. Ibi ngibi iyo biza kuba byakozwe na banki runaka, twakwandikira akarere tukarega ku rwego rw'igihugu, ariko aha nta kintu na kimwe ushobora kubirenzaho kubera ko ni crypto. Uwakwibye ntabwo ubuzi ngo aherereye ahangaha. Niyo mpamvu gushishoza, gushoramo amafaranga atatuma wiyangiriza ubuzima, gushoramo amafaranga udakeneye mu gitondo, bivuga muri video zanjye za buri munsi kugira ngo dukomeze twunguke ubumenyi. Ndagushimiye.